Mais nous ne voyons jamais ces choses chez eux. Hein, voir qu'ils quittent leur chambre parce qu'il y a des visiteurs. Mais chez nous, c'était devenu une habitude. Il faut reconnaître que c'est un nom, apporter le nom de quelqu'un a eu autant de réalisations, ça peut être autant difficile et facile. Amakuru ya Gisaro n'amakuru nziko twazeho n'amakuru agomba kugarukwaho ndetse no kwigishwa. Ngo yingira ngo ni ngurumbarira ingoma yanise bizira ubwo mugabo utagira iryo yakumubiri sina reka mvuga bampaye reka mvuga bankuye mu Gisaka bakanshira mu Gisagara imbere Gisano je navuze kuko ari rudahungabanwa n'impuha n'uwabadahugwa ntiyaje agafatwa mbiri nk'impumyi icyari cyaratumye Gisaro yemera kuba imparamagara kwari ukwanga za mpanga z'imurenge zari zigiye kwicwa ari ntampamvu ariko impumeko yari mu ngwere ramuhaye impagarike kuko abazabikora bose ku munsi w'impanda bazabibazwa Gisari wakavuga ngo nibi bazabireba ngo icageze kimubabaza nuko yabonaga umwanzi yaragiye kubicamo ariko ubwo yaramaze kwicara ku gicumba afite igiciro mu nteko wabacu muyajaga bacira imanza basabye imbabazi akababarira. Uyu munsi itariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2020 iyo Gisaro Muhoza Isaac Frederic aza kuba agihari yari kuba ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 78. Irambi Iwacu TV yabateguriye incamake ndetse n'ubuhamya bw'abantu benshi babanye na Gisaro bemeza yuko atapfuye ahubwo akiriho, yuko bavuga ko intwari idapfa ahubwo ihora mu mitima y'abantu. imbere ya Gisaro ni jewe kabandi njemo data yitwaga Rutiyi nyina yitwaga Kangabuka nje namumenye ku 1958 yari umunyeshuri muri école primaire nanje ndi umunyeshuri muri école de moniteur muri za humanité twazaga tujya kubigisha kuri école primaire. Nitwa Nankema Christina ariko ubundi iwacu anyita Timina niryo bazi nkaba ndi umugore wa Gisaro umukobwa w'abasinzira b'abashombo data yitwa Gatema. Gisaro namumenye mubwiwe n'umuntu gusa bityo ntabwo twari tuziranye twari tunatuye na kure cyane bo bari batuye ahantu bita ngo ni mu Rurambo Ibupfurera ko bahavuga twe tukaba dutuye Bubembe yaraye iwacu ari umushitsi uwo muntu yaramaze kumumbwira nyine turabonana ariko ntitwabona n'umwanya wo kuganira baragenda ngo buce bagaruka baviyo bari bagiye abene wabo aho bari bagiye duhurira ahantu mu nzira iwacu bahita bari mu by'agapfurero noneho aho ngaho abariho tuganirira sinavuga ngo ni fiançaye ariko deja mbere yaratangiye kuzanyandikira n'abavyeyi bakakubwira umuntu bakakubwira famille niko ubundi niko babigenzaga ariko twebwe icyo gihe ko ariko twari tumaze nyine kujijukaho gakeya ariko nje naramubonye nagize okazi yo kumubona mbana nawe iminsi myinshi Remera twiga ariko nabyo byo kubana vraiment arekare donc twabanye umwaka umwe wa fiançaye abiwacu nibo bagiye gusaba isezerano rya mariage nabo baremera turagenda nyine dukora mariage yageze akiri umujene natwe tukiri abajene tukiri bato cyane tukaza kumurungura ku idirisha aganira no mufiance wiwe tukaza kubarunguka ku idirisha ariko ntitumenye ibyo bahe bavuga yamara bakamuherekeza abagabo bakagenda ariwe umunyamurenge wa mbere warangije
afite diplome ya lisansi. Ari nabo twavuganye bambwiye ko na kolektivite twari dutuyemo yose n'abasharishari n'abandi n'abashibaki babaga muri kolektivite y'abafurero nta n'umwe wari bwagire lisansi. Gisaro navuga ko ari umuhanzi, ni enjeniyeri wahanze umunyamurenge dufite ubu n'izina ry'umunyamurenge. Aho ku rupfu mwari muvuze yuko rwihuse cyane, ariko se ni gute rwakiriwe muri kominote? Donc navuga ngo turabona aho isi ishira, ariko abantu bari babona ko isi yashize. Sinzi le terme, je peux utiliser comme ça. Abantu bari babona ko dushizeho. Twapfushije umuntu tutazibagirwa. Tumaze kumenya ko yagize accident, twagiye iwe mu rugo kubareba. Nari imenyeranye nabo n'abana bahabaga n'abandi b'inshuti. Hanyuma umwana w'umukobwa ufite nk'imyaka 15-16 aravuga ngo rwose Imana yaduhemukiye, iyo tubaza abantu y'abandi yatware ko ntitware Gisaro. Ndavuga niko se wa mwana we, Imana iguhagaze imbere nk'ubu ngubu ikakubwira ngo nta bantu sinshaka gutwara Gisaro, ariko mpa abantu bagenda, wababona abantu yiha. Arambwira ngo nabona ati natangira kuri we bwite, ati natangira kuri je nkabwira Imana ngo n'intware naho hose turi kumwe, ariko Gisaro agasigara. Nshobora kuvuga ko uyu munsi nanjye ari njyewe nanone mfubyi nyine, uretse famiye ye, umuryango we, nanjye ari mfubyi muri politike. Abandi bose twese twabaye mfubyi, ariko ngiye kubw'umwihariko kuko ninjye nyine wakomeje kuba muri parlement, wa murimo yakoragamo. Size abana 6, abahungu 4 n'abakobwa 2. Umwe yitwa Gisaro Muvunyi, undi akitwa Gisaro Murinzi, undi akitwa Gisaro Muganza, undi akitwa Gisaro Sine, undi mukobwa akitwa Gisaro Gaju, undi akitwa Gisaro Mukiza. Uzabere depute wabonaga afite ari na plus asanga abantu benshi n'impadome nakubwo ko yashaka ko abanyamurenge bazamuka biga. Gisaro yaragikurikije akacu kuko urwanira umunyamurenge wese ahari. Noneho rero nibyo nshaka kukubwira, twebwe icyo wambajije ngo se ngo niki twobahanura, reka mbanze nkubwira icyo kintu. Twebwe umunyamurenge yabonaga undi muntu umunyamurenge gusa gupfa kumurangiza ukamenya ngo umunyamurenge ukamugwa, habe naho usanze bahaye bamukubita nk'abapfurero cyangwa ababebe, tiwabazaga ko ari gushika urwana ugashika ukamutabara nimba mupfa mugapfana. Noneho rero icyabishe mwebwe nyine musigaye mukurikira inyungu zayo, timugikurikira inyungu y'umunyamurenge. Twebwe igihe dufashe imbunda baravugaga ngo nkazanyazwe gupfa kuvuga gusa nta kubaza ngo se nizande. Kwari ugufata imbunde tugafata inzira rimwe, ni muri hewani gusa tukagendera hasi kubura hejuru, nimba dupfa nimba tutaha, ibyo ni ibyacu n'iby'Imana. Gusa ikintu tutazibagirwa cyo icyakisaro nuko atavanguraga, ntiyagiraga ivangura. C'était d'ailleurs des choses que nous ne comprenions pas beaucoup à l'époque, que nous acceptions d'ailleurs difficilement à l'époque, parce que l'image qu'on avait de ce qui se passait dans les autres maisons, parce que nous avons des voisins à Kinshasa, nous vivons avec les ressortissants de toutes les provinces. Nous avions des amis, effectivement, de l'école, des amis du quartier, mais nous ne voyons jamais ces choses chez eux. Voir qu'ils quittent leur chambre parce qu'il y a des visiteurs, mais chez nous, c'était devenu une habitude. Okay? Donc ça montrait déjà la dimension sociale de l'homme, le fait que c'était une personne qui était très ouverte vis-à-vis des autres. Il faut reconnaître que c'est un nom, apporter le nom de quelqu'un a eu autant de réalisations, ça peut être autant difficile et facile. Facile parce que les gens vous abordent en vous disant combien votre père était
était un homme bon, combien il était grand, grand dans le sens qu'il a fait de grandes réalisations, et que combien on l'aimait. Et difficile dans le sens où on s'attend de vous qu'il y ait une relève. Okay? Que l'un de vous puisse suivre les pas de votre père en disant suis les pas de ton père parce qu'il a tracé le chemin, alors que ce n'est pas toujours le désir des enfants de suivre la trace de leur père. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est plus difficile. Mais de façon générale, moi, j'ai toujours été fière de porter son nom et j'ai toujours voulu me comporter en gardant à l'image que j'étais sa fille, que je ne donne pas aux gens l'opportunité de critiquer ou en mon sens, si je faisais quelque chose qui puisse le déshonorer d'une quelconque façon, je pense que ce serait la chose la plus... Ce serait le déshonneur pour moi, de pouvoir aller à l'encontre de ce que lui, il a voulu que l'on soit. Amakuru y'Igisaro n'amakuru nzi ko twavuzeho n'amakuru agomba kugarukwaho ndetse no kwigishwa. Yaba hari porogaramu particulier ya kariya karere cyangwa se n'ahandi ku bijyanye n'ikintu cyitwa ishaka. Uriya mugabo yakoze ibintu bitangaje cyane, mbese n'akabarore mu by'ukuri n'ibyo dukora byose atubera modeli. Niyo ubajije amakuru yiwe nkunze kuganira n'abantu bakoranye cyangwa se babanye, iyo mbabonye nk'abariya banzu n'ibembe twavuganye cyangwa se umugabo Kembo wa Rumona, umugabo w'umurega w'imwenga, bavuga ko yari umuntu w'ishaka. Ariko uribwira Nkanzuru ni Rwanda nawe yambwiye ko n'igihe Gisaro yabaga yazindutse n'umugore we Mama Alexis bamusigiraga imfunguzo z'inzu, yari umubembe. Rekomandation utanga kuri ba politisi no kubana n'abaturage no kubegera iwe deja yaragifite imico uvuga imico yacu nyine. Nimba bashobora bima kwiga kuri iyo mico y'iwacu, ni ukuri yari afite imico yo kwigiraho. Ni ukuri mwebwe abavandimwe yabaniye, mwebwe inshuti yabaniye, niyo mumuragire igihugu, niwe yakoze umurimo we. Nanjye nikirimo niba tumukunda dukurikiza urugero rwe, nubwo tuzava ko twamukunze by'ukuri.